yaranavuze ngo iyo umwana yiga kugenda ashobora kwitura hasi inshuro 50, ariko ntibimuca intege, arakomeza akagerageza, akagwa agahaguruka akongera akagenda, akongera akagwa agahaguruka, gutyo gutyo. Iri ni isomo rikomeye twakwigira ku bana, tujye tugwa nk'abana. Uyu mugabo yaravuze ngo uwatsinze ni wa wundi wagerageje inshuro nyinshi, agatsindwa kenshi ariko ntacike intege, akagwa ariko ntarambarare. Yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana, ngo kubona impamyabumenyi yawe nyuma y'imyaka 25 biracyanezeza, gushyingirwa nyuma y'imyaka 30 biracyishimirwa, gutangira umuryango nyuma y'imyaka 35 biracyanezeza, kubaka inzu ku myaka 40 biracyishimirwa. Ntabwo wasigaye rero. Nta bantu uzi se babonye impamyabumenyi bari mu myaka 20 ariko akamara imyaka 10 atarabona akazi. Hakaba washyingiwe ari mu myaka 20 ariko nyuma y'imyaka 3 agakora divorce. Hakaba umuntu wubatse inzu afite imyaka 20 ariko ubu ngubu zikaba zaratejwe cyamunara, ugasanga nta n'urwara rwo kwishima afite. Ntabwo rero wasigaye. Impamvu wasigaye ni ukugira ngo ubone ibirenze iby'ababonye ibyiza mbere yawe bafite. Uzareba umuntu wubatse inzu none ahangaha atandukanye n'umuntu wayubatse mu myaka 10 ishize. Design zarahindutse, ibishushanyo mbonera byarahindutse, ibintu byose byagiye bihinduka. Umuntu ayubatse none ahangaha ibisa neza no kurusha uwayubatse mu myaka 10 ishize, ibinafite agaciro kurusha uwayubatse mu myaka 10 ishize. Niyo mpamvu rero ntabwo watakaye. Igihe icyo cyose wagera ku ntego runaka byaba ari byiza cyane kurushaho. Uyu muhanga rero yavuze amagambo menshi ariko ay'ingenzi munyemerere nyasoreze kuri aya ngaya. Yaravuze ngo iyo bigeze ku buhanga bwawe, igishoro cyawe kiba ari imbaraga zawe. Iyo bigeze ku mbaraga zawe, igishoro cyawe kiba ari ubuhanga bwawe. Mu gukoresha imbaraga ukenera ubuhanga, mu gukoresha ubuhanga ugakenera imbaraga, byose rero biruzuzanya. Aranavuga ngo umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere asobanurwa n'abantu umarana umwanya munini buri munsi nabo, ndetse ukongeraho ibitabo usoma. Muri make mbwira ibitabo usoma, mbwira ibiganiro wumva kuri radiyo, umbwire n'abantu umarana nabo umwanya munini buri munsi. Mubwire umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere. Mu myaka 5 iri imbere umuntu uzaba uriwe agenwa n'ibitabo usoma, wongeyeho abantu umarana nabo umwanya munini. Aranavuga ngo ikoranabuhanga ritwegereza ibiri kure yacu, ariko nanone rikatujyana kure abantu basobanuye byose ku buzima bwacu. Telefone itwegereza abantu bari kure yacu, ariko ikaduhunza abantu basobanuye byose mu buzima bwacu. Ni kwa kundi nababwiye usanga mu rugo umugore n'umugabo n'umwana, buri wese ari kuri telefone, muri kuvugana n'abantu mutanazi, muri gukurikirana ibyamamare, mukabura umwanya wo kuganira hagati yanyu. Ugasanga umugabo n'umugore babura umwanya wo kuganiriza abana, kubera ko niyo bageze mu rugo buri wese aba ari kukureba ibyamva he na njya he, ari kureba abantu batamuzi, batazigera banamumenya, batari abanyabo, batari ab'umumaro. Telefone rero ziguhunza ba bantu basobanuye byose mu buzima bwawe, zikakujyana ku bantu badafite ikintu kinini bavuze mu bijyanye n'ubuzima bwawe. Ikoranabuhanga riduhuza n'abantu bakure, rikaduhunza abantu b'ukuri kuri twebwe. Muri make ikoranabuhanga riduhunza inshuti mizi, rikatwegereza inshuti mababi. Uyu mugabo yaravuze ngo marana umwanya munini na ba bantu batuma wigirira icyizere kurushaho, ba bantu batuma wibagirwa telefone. Izo nizo nshuti nyazo rero, nibo bantu ukeneye mu buzima bwawe. Aranavuga ngo ubuzima n'igihe n'abarimu beza. Ubuzima butwigisha gukoresha igihe neza, igihe nacyo kikatwigisha agaciro k'ubuzima. Ubuzima butwigisha gukoresha igihe, igihe nacyo kikatwigisha kubaho. Ariyo n'amagambo meza cyane yavuzwe na Jay Shilly. Irya nyuma nasorezaho nuko yavuze ngo kugira ngo umenye agaciro k'itsiyerisi, uzabaza umuntu waje ku mwanya wa 2 mu mikino Olympique. Ni nko kubwira ngo kugira ngo uzamenye agaciro k'isegonda, uzabaza umuntu wabaye uwa 2 mu marushanwa y'amagare.
muri Tour du Rwanda uzareba umuntu wabaye uwa kabiri utambaye mayo jaune niwe wakubwira agaciro k'isegonda, uzasobanukirwa uburyo agaciro k'igihe ari agaciro gakomeye cyane muri buno buzima. Aha rero ni amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare Jay Shiri. Iri jambo ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel _TV